Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu njya ntegura ibirayi bisize. Ndizera ko turi bugendane, muze kwihangana murebe video yose kugira ngo hatagira akantu na kamwe kabacika. Hano mfite ibirayi bingana n'ikiro, urabona ko bitaronze, ngiye kubereka ukuntu njya mbironga. Mu kintu nateguye ngiye kurongeramo, ngiye gusukamo amazi hanyuma nshyiremo bya birayi, kubera ko bino birayi biba bifite imisenyi, biba bifite imyanda myinshi, ndabanza nkabikuraho imisenyi cyangwa se imyanda nkoresheje intoki. Ndabironga gutya bwa mbere mbanje gukoresha intoki, nkureho imyanda yayindi iba yafasheho. Step ya kabiri noneho mu kuronga bino birayi, aya mazi ya mbere ngiye kuyamena, nyuma nindangiza kuyamena mpite nsukamo ayandi nongere mbironge bwa kabiri. Mu kubironga bwa kabiri ntabwo ndi bugume gukoresha intoki, ahubwo ngiye gukoresha ikiroso. Iki kiroso nicyo nkoresha ndi kuronga ibirayi ntashaka kubiteka bihasi. Ndaronga nkoreshe kino kiroso, njye nkubaho kino kiroso gutya, kandi ahangaha uri kuronga gutya wibanda hahandi haba hari n'amaso y'ibirayi, haba harimo utuntu tw'udusenyi twafashemo, ukaharonga ukoresheje kino kiroso ku buryo imyanda yose iri bushireho. Murabona ko ari uko nguko ndi kubigenza. Uku rero niko njya mbigenza iyo ndi kuronga ibirayi, nkoresha ikiroso. Ugomba kubironga mu mazi menshi, aya mazi ya kabiri ndayamennye, aya ngiye gushyiramo niyo ya gatatu, hanyuma ngiye kubyunyuguza. Hari akavideo ntigeze ngaragaza, umenya nibagiye kugafata ndi gukata bino birayi. Bino birayi murabona ukuntu bikase, ariko hano hari ikindi cyasigaye ngiye kubereka uko nabikase. Ni ukumanyuramo kabiri, ukakatiramo kabiri ku buryo igice kimwe kiri bube kijya kungana n'ikindi. Ntukate gatoya ngo ikindi kibe kinini, ahubwo ukatiramo mo hagati ugapasura. Niko rero nagiye mbikata ibi birayi. Ahantu nateguye ngiye guteka bino birayi rero ni mu ifuru. Uyu munsi ndabereka uko ubiteka mu ifuru. Hanyuma rero ngiye gufata amavuta, nkoreshe kano karoso, nsigeho utuvuta dukeya hano kuri ino plaque nateguye ndi bubishyireho. Aka ni agasashe nashyizeho, nkunda gushyiraho kano gasashe, mba nanga yuko bishobora kuza gufata kuri kano kantu mba nateguye kaga plaque, kukoza birarushya iyo utashyizeho kano gasashe. Rero njye nshyiraho kano gasashe kugira ngo bitaza kundushya kukoza. Hanyuma ngende ndambikaho gutya ibirayi, ngende mbirambikaho gutya muri kubona ndi kubigenza. N'ubundi ndongera mfate amavuta, mfate n'aka karoso, nsigaho utuvuta duke hano hejuru, buri hejuru ngende nsigaho utuvuta dukeya, ngenda nsigaho nkoresheje kano karoso. Icyo ngiye gukurikizaho ni ukubishyira mu ifuru cyangwa muri oveni. Nari nabanje kuyishyushya, ngiye kubiteka iminota 40 dogere Celsius, ndi bukoreshe ni 190. Nyuma y'iminota 40 biraba bihiye. Hano noneho mfite umunyu, nkagira tungurusumu, nkagira vinegere, nkagira amavuta y'ubuto, nkagira soy sauce, nkagira ubuki. Hano ubuki ushobora kubusimbuza isukari, nkagira ketchup, noneho nkagira na sauce tomate. Ibi ni byo ngiye gukoresha mu gutegura cya kirungo cyo gusiga kuri bya birayi.
Tungurusumu rero ngiye kuzirapa, ndazirapa nkoresheje kano karapi, ushobora kuzisekura cyangwa wenda ukazisya bitewe wenda n'icyo ufite hafi cyangwa se icyo ufite kikoroheye wakoresha. Hanyuma noneho hano nateguye ipanu ngiye gutekamo, ngiye gushyiramo utuyiko tubiri tw'amavuta, utuyiko tubiri tw'amavuta nitwo ngiye gushyiramo, hanyuma nindangiza n'amavuta namara gushya ndahita nshyiramo za tungurusumu, nazo ngiye kuzivanga, ngiye kuzigaragura gukoresha akariro gakeya nzireke zishye. Tungurusumu nizimara gushya ndashyiramo ikiyiko kimwe cya sositomate, ndangiza n'aka sositomate nkagaragure. Ugomba guteka ku kariro gakeya kugira ngo utaza gushiririza. Nkunda kubabwira ngo ni byiza guteka ku muriro mukeya, ntabwo ari byiza guteka ku muriro mwinshi cyane kuko ushobora gushiririza ibiryo byawe, ushobora kurangara gatoya bigashirira. Hano rero hari amazi nabijije, njye ndashaka gukoresha amazi yabize ariko nawe uzakoresha amazi yabize, noneho ndasukamo utuzi dukeya cyane, ntabwo ndi bushyiremo iki gikombe cyose. Wenda ubaye utamenyereye ari nk'ubwa mbere ugiye kubiteka, ushobora gupima ibiyiko bine binini by'amazi, amazi yabize akaba ari byo usukamo hano. Niba ukunda urusenda, hano kuri ino etape uzashyiremo urusenda. Ngiye gushyiramo akayiko kamwe k'urusenda ruseye. Ya mazi nashyizemo aha ngaha murabona ko n'ubundi asa n'ayakamye, uragaragura cyangwa se ukabivanga kugeza igihe uba ubona nta tuzi turekamo turimo. Ntabwo bitwara iminota myinshi, ni nk'umunota umwe. Urabona ko noneho biri kugenda bizamuka biri kubira. Aha ngaha rero byahiye, ngiye kubikuraho mbereke ikindi kintu ngiye gukora. Hano rero mu gasorori nateguye ngiye gufata bya bintu nari maze guteka mbisukemo hano muri aka gasorori. Ngiye kubisukamo hano muri aka gasorori, hanyuma muri aka gasorori ndahita nongeramo na bya bindi bya mbere naberetse, niba mubyibuka ndaje mbereke ukuntu tugiye kubyongera. Ndongeramo akayiko kamwe ka soy sauce, ushobora gukoresha dark cyangwa ugakoresha light. Hanyuma ikindi ngiye kongeramo ni akayiko kamwe ka vinegere. Ndongeramo nanone akayiko kamwe ka ketchup. Noneho ngiye kubivanga, ibi byose ngiye kubivanga, ngiye gukoresha kano kayiko mbivange. Ikindi ngiye kongeramo, ngiye gushyiramo umunyu. Ndashyiramo akunyu gake cyane kubera ko nashyizemo ketchup, nshyiramo na soy sauce, urumva ndakoresha akunyu wafatisha intoki ebyiri. Noneho ikindi ngiye kongeramo, ngiye gushyiramo akayiko kamwe k'ubuki. Shyiramo akayiko kamwe k'ubuki, hanyuma nabwo mbuvange. Ubu ni bumwe mu buryo ushobora gutegura ino sosi cyangwa se kino kirungo cyo gusiga ku birayi. Iki kirungo ntabwo wagisiga ku birayi gusa, ushobora no kugikoresha mu gusiga amabroshete. Tugaruke hakurya rero, dore bya birayi byacu byahiye, ngiye kubikura muri oven. Ibirayi byacu byahiye neza, urabona ukuntu bisa neza. Igikurikiyeho rero ni ukubisiga cya kirungo. Mbere yo gusiga cya kirungo ngiye gutegura ahantu ndi bubishyire.
n'undi mu kubisiga ndakoresha akaroso, ndagenda mfata akaroso ngende nkoza muri iki kirungo ngende nsiga kuri bino birayi. Ndabanza nsige kino gice cyo hejuru, igice cyo hejuru ninkirangiza ndaza no gusiga igice cyo hasi. Igice cyo hasi mu kugisiga ndagisiga nabanje kubishyira handi n'ubundi nateguye ndi buze kubishyira. Intoki zawe ziba zigomba kuba zisa neza, ugomba kuba wakarabye neza. Iyo ushaka gukoresha intoki kugira ngo ugire vuba uri kubiteruraho hano. Ubundi na cya gice kindi nacyo ngiye kugisiga, ndagisiga nk'uko nasize icya mbere, nta kintu ndi buhindureho, ndabisiga nk'uko nari nasize ku gice cya mbere. Niba ufite ikibazo cyangwa se hari inyunganizi ushaka kumpa, uze kunyandikira muri komenti, kandi niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, wibuke gukora share ndetse no gukanda like. Ndizera yuko kandi tuzaguma kubana, nizera ko muba mwanyuzwe n'ibyo mba nabateguriye. Mwakoze cyane, bye bye.